WhatsApp ni serivisi yo kohereza ubutumwa hakoreshejwe internet. Yorohereza inshuti n'abavandimwe kuvugana cyangwa abantu mukorana ubucuruzi. Bijya gusa no kohereza ubutumwa bugufi uretse ko wanohereza ijwi, amafoto n'amashusho ndetse ukaba wanohereza ubutumwa ku itsinda ry'abantu. WhatsApp ni uburyo bumwe bukoresha internet mu kohereza ubutumwa. Hari ubundi bwinshi bukora nkayo. Niba ushaka kohereza ubutumwa ku muntu umwe, kanda akamenyetso ka WhatsApp kuri telefone yawe, kanda ku kamenyetso ka chat, hita ushakisha izina ry'umuntu ushaka kwandikira urihitemo. Andika ubutumwa bwawe maze wohereze. Ushobora no kohereza ifoto ukanze ku kamenyetso ka kamera. Fata ifoto maze uyohereze. Ushobora no kongeraho amafoto wafashe mbere cyangwa se amashusho n'indirimbo utoranyije akamenyetso kameze nk'akuma gafatanya impapuro maze ugatoranya ibyo ushaka kohereza bibitse kuri telefone yawe. Ushobora no kohereza utumenyetso ukatwongera mu magambo wanditse. Kanda ku kamenyetso maze uhitemo muri twinshi ako ushaka kongeramo. Ushobora kohereza ubutumwa mu ijwi ukanze ku kamenyetso ka mikro, nturekure. Ukavuga icyo ushaka kohereza maze ukarekura ubirangije. Ijwi rizahita rigenda. Niba ushaka kohereza ubutumwa ku bantu benshi, wakora itsinda aho abantu benshi bashobora guhurira baganira ku kintu kimwe. Kanda akamenyetso ka WhatsApp. Kanda ku kamenyetso ka chat. Kanda ku kamenyetso ka new group. Shakisha amazina y'abantu ushaka kongera mu itsinda, hanyuma ukanda akamenyetso k'umwambi. Ha itsinda ryawe izina maze ukande ku kamenyetso gafite ibara ry'icyatsi. Niwohereza ubutumwa buzagera ku bantu bose bari mu itsinda ryawe. Umuntu wese ku isi yakohereza ubutumwa akoresheje WhatsApp. Ni byiza kurinda umutekano wawe. Niba umuntu utazi akohereje ubutumwa bukubangamiye, wamufungira amayira. Bigenza utya. Fungura ubutumwa umuntu yakohereje, ukanda akamenyetso k'utudomo dutatu dukurikirana kari hejuru. Hazaza urutonde rw'ibintu wakora. Uhitemo ahanditse more. Kanda kuri block. Uzahita ubona ubutumwa bukubaza niba koko ushaka gufungira uwo muntu. Ukande OK. Niba ushaka gukoresha WhatsApp, uzakenera kugura ifatabuguzi ku murongo w'itumanaho mukorana. Gusa kohereza no kwakira amafoto, amashusho bikoresha amayinite anyuranye. Bituma WhatsApp ihenda kurusha kohereza ubutumwa bugufi busanzwe SMS. Kwakira ubutumwa burimo amafoto, amashusho bishobora gutwara umwanya munini muri telefone yawe. Kwirinda ko ibi byakubaho, dore icyo wakora. Fungura WhatsApp. Kanda ku kamenyetso k'utudomo dutatu dukurikirana kari hejuru. Kanda kuri settings maze uhitemo ahanditse data usage. Ahanditse media auto download, ubona uburyo butatu bwo kuba ibyo woherejwe byahita byibika kuri telefone yawe. Kanda ahanditse when using mobile data. Kuraho akamenyetso ka photos maze ukande kuri OK. Internet igendanwa iri koroshya itumanaho ku bantu hirya no hino. Kuki utayigerageza uyu munsi?